umunsi mu miryango yose ya Isiraheli mu bihugu byose by'ikusi intama zizongera gusubira munsi y'ukuboko kwa nyirazo aziba. Mbese witeguye kuzanyura munsi y'ukuboko? Amen. Haleluya. Mbese ko uyu muririmbyi yavuze ngo igihe cy'isarura gishize abakozi bose bazataha, aravuga ngo umwami wabo azabakira, ababwira ngo muze mwakoze neza abana. Mbese witeguye ko uyu mugabo yitwa Yesu azakwakira? Amen. Yes, ashimwe cyane. Reka tubasuze mu izina rya Yesu, reka tubifurize kugubwa neza, tubifurize amahoro y'Imana, tubifurize kunogerwa na gahunda zose n'ibiganiro byose bibera hano cyangwa se bibera hano kuri Mwafashwe ryari official. Inyuma ya kamera ni Sandrine Wihoreye, imbere ya kamera turi kumwe n'umuhungu wa Yesu cyangwa se umusore witwa Cedric Ndayizeye, muramumenyereye kenshi abari inyuma ya kamera, ariko uyu munsi yambwiye ati ndashaka kuba ndi aha ngaha nanjye mfite ijambo ryo kuvuga, mfite icyo mvuga kuri Yesu. Karibu sana. Murakoze cyane. Suhuza abantu turi kumwe kandi ugwita ukomereza, ariko ndabanza ariko ngusengere. Ndakumva cyane. Ndabasuje mu izina rya Yesu. Amahoro y'Imana abane namwe. Ego, amen. Mana, mu izina rya Yesu, izina rikuru, izina rigari, izina ryiza, turagushimiye kubw'uyu mwanya mwiza w'ijambo ryawe. Cedric ntabwo ari we agiye kuvuga ijambo risumbye imyaka kure ye, kandi agiye kuvuga ijambo yamutanze kubaho nawe ubwe ryamuremye. Ndasenze kugira ngo mubashishe kuvuga icyo wagambiriye ko abwira isi mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Mana y'amahoro ibahereze umugisha, ndabasuhuje cyane mwe dusangiye ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Hanyuma uyu munsi tugiye kubana mu ijambo ry'Imana. Mukanya nahoze ndirimba, umuririmbyi aramfasha cyane. Umuririmbyi yamfashije cyane, yavuze ngo no mu ntambara ya nyuma hari urupfu imbere yawe, wenda kwambuka rwa ruzi umukiza azaba ari hamwe namwe ubwo. Haleluya, haleluya. Imana y'amahoro rero ndayinezerewe cyane muri iyi minsi, iranshimishije cyane, iransekeje cyane. Uko yigeze gusetsa Sara nanjye niko insekeje, uko yigeze gusetsa Hana nanjye niko insekeje. Hanyuma uyu munsi muri iyi minsi ya none dufite ibibazo bikomeye cyane by'abantu batari gukizwa neza ngo begere umusaraba. Haleluya. Ugasanga umukristo ngo ni umukristo, bambaye uruhu rwo kwera, bambaye uruhu rw'intama, ariko ni ihene zigenda. Haleluya, haleluya. Dusenganye n'indyarya z'abarokore, dusenganye n'indyarya Imana ivugana natwe zikajya kuzirika amasezerano, dusenganye n'indyarya z'abarokore, ariko Imana iriraje kandi ije kwigaragariza. Bibiliya iravuze ngo urabikora nka kwihorera, ukibwira ko mpanyije ubwenge nawe, ariko umunsi umwe zabishyira ku karubanda. Haleluya, haleluya. Imana y'amahoro, nukuri Imana y'amahoro iturengere kandi ituganze kandi itegeke ku buzima bwacu. Suko tutagatabawe, suko tutakagiriwe neza, ahubwo twasenganye n'abantu babi. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Twasenganye n'abantu babi, dusengana n'abantu batuzengereze, dusengana n'abantu Imana ivuga ubukwe bakajya kubuzirika, dusengana n'abasore n'abakobwa Imana ivuga ubutabazi bakajya kubuzirika, bakavuga ngo Imana ntazatabarwe nkiriho, ariko Imana iraje kandi ije gutabara. Haleluya, haleluya. Tugiye gusoma icyanditswe cyangwa se ijambo ry'Imana riri mu Bami ba mbere ibice 18. Ni ijambo ririmo riranezeza umutima wanjye. Haleluya, haleluya, haleluya. Umutwe w'ijambo haranditse ngo Imana yiyereka Eliya. Amen. Haleluya, haleluya. Uko nkurikira, Imana y'amahoro iguhereze umugisha. Haleluya, haleluya. Nuko Ahabu atekereza Yezebeli ibyo Eliya yakoze byose, kandi nuko yicishije abahanuzi bose inkota. Yezebeli aherako atuma intumwa kuri Eliya, aramubwira ati ubugingo bwawe nintabuhwanya n'ubwabo ejo nk'iki gihe Imana zizabimpore ndetse bikabije. Eliya byumvise aricyo arahaguruka arahunga ngo yikize, ajya i Berisheba y'Ubuyuda, abariho hasiga umugaragu we, ariko agenda wenyine urugendo rw'umunsi umwe mu ishyamba. Ahageze yicara munsi y'igiti cy'umurotemu yisabira gupfa ati Uwiteka, ndarambiwe, icyabimara nuko wakuraho ubugingo bwanjye, kuko ntaruta basogokuruza ubwiza. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Hanyuma ikintu cyari gitumye nza kukubwirira ijambo, nze kukubwira ko muri uru rugendo nta muntu utacogora. Amen. Haleluya, haleluya. Iki ni igihe Eliya yigeze ajya ku musozi wa Karumeli, ariko ararwanira Imana ishyaka. Amen. Haleluya, haleluya. Arimo ararwanira Imana ishyaka, ngo yitegereje abahanuzi ba Bayali uburyo ari 850 bimutera ifu, bimutera ishyaka ry'umurimo w'Imana. Aravuga ngo ahangaha ngiye kugaragaza Imana nyama. Amen. Haleluya, haleluya. Nuko ngarababwira ngo ngaho nimufata ibitambo byanyu cyangwa se mu bitemagure mu bishyire mu hingwe cyangwa se mucane, Imana iri busubirisha umuriro. Araba ariyo Mana. Haleluya, haleluya. Hanyuma ngo nuko abangaba abahanuzi bahera mu gitondo
haleluya haleluya bahamagara Imana bavuga ngo nyamuna bari kumvire haleluya haleluya ariko ngeriya ngo aribeta ngarasenga haribeta ngarasenga aravuga ngo Uwiteka ndashaka ka ahantu biza kugaragara ko ari wowe Mana haleluya 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 wonkurikiye haleluya hanyuma uyu Eliya arangije aravuga ngo ahari barasenga baritemagura ngamarasonga babana imyisho amen haleluya haleluya ngamarasonga babana imyisho Eliya ngarangije ngarabashinyagurira ngarangije aravuga ngo ahari Imana yanyu yasinziri ikeneye gukangurwa haleluya haleluya turashimira Imana yacu kitagikangurwa nta nubwo igisinzira nta nubwo ari Imana zo kwatera ntabwo ari Imana za Yezebeli haleluya hanyuma igihe cyo gutamba igitambo cy'umuntu w'Imana kigeze haleluya ngeriya ngumuhanuzi yegeranya ngasana igicano cy'Uwiteka cyari cyarasenyutse haleluya hanyuma nawe wisuzume neza cyangwa se niba uri umutambyi wisuzume neza niba uri umukozi Imana wisuzume neza usane igicano cy'Uwiteka cyasenyutse haleluya haleluya harangije ngo yegeranya abantu avuga mu mazina atatu nakunze aravuga ngo Mana ya Isaka Mana ya Isiraheli na Aburahamu uyu munsi ribemenyekane ko ari wowe Mana haleluya haleluya Imana yacu isubirisha umuriro amen haleluya haleluya hanyuma ngo ibi bimaze kuba ngo abantu bose bikubita hasi bubamenye baravuga ngo Uwiteka ni we Mana amen amen ariko Imana bimenyekane ko ari we twasenze bimenyekane ko ari we twahagararanye nawe bimenyekane ko twagendanye nawe haleluya haleluya hanyuma ngo Eliya ngarangije ngafata abahanuzi 800 ngabicisha inkota hanyuma ngo uyu mugabo Ahabu ngabitekereza umugore we Yezebeli amen haleluya haleluya uyu Yezebeli niwe wazanye ubwibone mu bantu haleluya niwe wazanye imana z'ubwibone niyo mpamvu ubona abantu barimo baratobora amatwi ukabona abantu baratobora amazuru ukabona abantu baratobora imikondo ukabona abantu barimo barambara ibintu ku maguru umuntu atazi kandi ngo mbese ngo barakijijwe amen amen haleluya Eliya arimo yubakiye inkuge baramubaje ngo ese Eliya kuki utanezeza umubiri kandi abandi bawunezeza amen Eliya kuki udatobora amatwi kandi abandi bayatobora Eliya kuki utagambana kugira ngo ubone indamu kandi abandi babikora amen Eliya kuki udahagarara mu nzira z'abanyabyaha kandi abandi babikora amen haleluya ntekereje ko Eliya yabasubije abavuga ngo abantu b'Imana bambara nk'abantu b'Imana amen ntekereje ko Eliya yababwiye ngo abantu b'Imana bagenda nk'Imana amen ntekereje ko Eliya yababwiye ngo arababwira ngo abantu b'Imana basa n'Imana amen haleluya haleluya hanyuma ngo Yezebeli amaze kubyumva amutumiza aramubwira ngo by'umwihariko ngo ubugingo bwawe haleluya bari ibintu byahigiye ubugingo bwacu hari abarozi bahigiye ubugingo bwacu hari mbese abacuraguzi bahigira ubugingo bwacu umunsi ku wundi ariko Yezebeli ngabyumvishe gatuma kuri Eliya aravuga ngo ubugingo bwawe haleluya haleluya ni ntabuhwanya n'ubwabo ejo nk'iki gihe Imana zizabimpore haleluya yavuze ikintu gikomeye cyatumye nongera kwemera Imana yavuze niba usomye neza yavuga ngo Imana zizabimpore haleluya niyo kivuga Imana ngo zizabimpore wite wumva zashe amen wite wumva ko ntago ari Imana yacu yaravuze ahubwo yaravuze Imana z'ibibumano by'abantu amen haleluya aravuga ngo Imana zizabimpore hanyuma ngo Eliya byumvishe ngajyana n'umugaragu we amusiga ahantu haleluya haleluya harangije ngagenda urugendo rw'umunsi umwe wenyine ngo yicara mu ishyamba amen haleluya haleluya ikintu nanje kukubwira ko umuntu w'Imana haleluya nta muntu utajya ucogora haleluya nta muntu utasinzira nta hantu turagira Satani atageze imyambi haleluya haleluya niyo mpamvu je kukubwira ngo nta umuntu w'Imana cyangwa se nta muntu utajya ucogora ahubwo Imana haleluya mbese wacogoranye iki amen haleluya haleluya hanyuma ngarangije ngo yicara munsi y'igiti cy'umurutemu ngo yisabira gupfa aravuga ngo Uwite nk'icyabimara nuko wakuraho ubugingo bwanjye kuko nta rutabasogokuruza ubwiza bagiye amen haleluya 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 harangije ngo yisabira gupfa ngo bimurutira kubaho amen hanyuma uyu Eliya numwe wakoze ibyo bitangaza byose twasomye ariko ngo umugore ngaramuhabya ngagira ubwoba harangije ashaka kwiyahura ariko ngidakiranirwa ngo yibagirwe imirimo ngo yibuke imirimo Eliya yakoze iravuga ngo nukuri umuntu wanyenkwe kumutabara usomya hasi ugakomeza haravuga ngo nuko Imana yohereza marayika ku buzima bwawe haleluya haleluya umuntu w'Imana ajya acogora iyo ugeze ku mugabo witwa Yohana ni umubatiza wabatije Yesu Yohana uyu nguyu yabatije Yesu kuri Yorodani hari ibintu bitatu byabereye kuri Yorodani Yohana yarabirebaga haleluya haleluya icyambere cyabaye ajya kubatiza Yesu ngo ikirere cyarafungutse haleluya
iyo Yohana yarabibonaga. Haleluya, haleluya. Ngikindi cya kabiri ngikirera ngo kirabeyuka, Yohana arabibona. Nginuma ngimanuka mwijurwa ku bitugu bya Yesu, Yohana arabibona. Haleluya. Gijwi rivugira mu kirere rivuga ngo nguyu mwana wanjye nkunda nkagira gute nkamwishima. Yohana ibyo arabibona. Ariko ngageze mu nzu y'imbohe ngo uburoko bumuri uyohereza abigishwa babiri. Harabaga ngo mugende mumumbarize ngo mbese niwe Mesiya ukwiye kuza cyangwa dutegereze undi. Haleluya. Haleluya. Umuntu w'Imana ajya acogora, ariko ndakumenyesha ko Yohana ngabye amaze kumutuma kuri Yesu ngo Yesu agira ishyaka ngo akiza abantu, gakiza ibirema. Ndakumenyesha ko ishimwe rya mugenzi wawe, haleluya, ikibazo cyawe ni ishimwe rya mugenzi wawe. We bakwirukanye mu kazi, ariko hari uwo umaze igihe ku musozi abwira Imana ngo numpa akazi, hahandi bakwirukanye yageze muri bira ari kubwira Imana ngo ndagushima ko wasoje icyo wavuganye nanjye ku buzima bwanjye. Haleluya, haleluya. Yohana ibyo byose yarabibonye, ariko ngo uburoko bumuriye umuntu w'Imana ajya agira gutera aracogora. Ahubwo se wasinziranye iki? Kwera yasinziranye imirimo myiza, Yohana agasinzirana ubuhamya bwiza, Yohana akaba afite usinziranye. Ikibazo si ugusinzira, ahubwo wasinziranye iki? Haleluya, haleluya. Wasinziranye iki? Ikibazo atari ugusinzira, wasinziranye iki? Amen. Haleluya. Ikintu Imana idushakaho ntabwo ari ikintu kiri kure yacu, ni ikintu kitwegereye. Erega ikintu Imana igushakaho kiruta icyo uyishakaho. Amen. Haleluya, haleluya. Kandi ndakumenyesha ko we mukristo uri mu rugendo udakwiye kurebera ku bandi ugakora nkawe, kuko mu ijuru buri wese azibarizwa ibye. Amen. Haleluya. Kuko yavuze ngo imbere ya ntebe nzahagarara, zaba njyanye iminyago nyishyikirize Yesu. Uzaba ujyanye uwuhe munyago? Ese uzaba ujyanye gukiranuka? Kwere Yeremiya yavuze ikintu gikomeye, ijambo ry'Imana avuga ngo uwo munsi mu miryango yose ya Isiraheli, mu bihugu byose by'ikusi, intama zizongera gusubira munsi y'ukuboko kwa nyirazo aziba. Mbese witeguye kuzanyura munsi y'ukwe kuboko? Amen. Haleluya. Ese ko uyu muririmbyi yavuze ngo igihe cy'isarura gishize abakozi bose bazataha, aravuga ngo umwami wabo azabakira, ababwira ngo muze mwakoze neza abana. Mbese witeguye ko uyu mugabo witwa Yesu azakwakira? Amen. Haleluya, haleluya. Ariko hari n'abandi bazabwirwa ijambo rikomeye kandi ribi rivuga ngo nimumve imbere mwabivume, sinigeze no kubamenya. Haleluya. Ariko uzi kuba waraprotokoye cyangwa se warabaye umudiyakoni, warabwirije, ariko kuri uyu munsi ukazajya kumva ngo babandi ngo mwami twahanuye mu izina ryawe, twabwirije mu izina ryawe, twakoze ubudiyakoni dukorera wowe, akavuga ngo nimumve imbere sinigeze kubamenya. Haleluya. Warasenze, waragendanye n'Imana, warabanye nayo. Haleluya, haleluya. Niyo mpamvu dukwiye kugendana n'Imana tukareka uburyo. Abarokore muri iyi minsi bafite uburyarya, niba ari ikintu ndami ni ugusengana n'indyarya z'abarokore. Amen. Haleluya. Abarokore baduhejeje ku musozi, nta muntu uri hanze waza akakugira nabi, ariko mwene so naratangaye cyane. Bareretse kumbwira ijambo rikomeye. Haleluya. Umwana wanjye nje kuvugurura amasezerano, dore amwe bari barayaziritse. Ngenze neza nsanga nta munyamahanga twari turi kumwivugana naye. Ngenze neza nsanga nta mwene data cyangwa se mwene mama nigeze nsengana nawe. Haleluya. Sanga nta musinzi Imana yigeze ivugana nanjye yumva. Ahabwi yavuganye nanjye ndi kumwe n'aba bene data twirirwana mu murimo, ndi kumwe n'aba bene data twirirwana ku karago. Ariko Mana, haleluya, haleluya. Ariko Bibiliya ivuga ngo bareke bagende ikivunge, nibagera kuri bazambuka intwari. Umuntu akifata akajya ku musozi akavuga ngo kwiribenda itombokeje ngaba ariko atogoga ntazatabara. Ariko ndakubwiye ngo tuzatabara, kandi ijambo riravuze ngo kuko umwami Imana izantabara. Nicyo gituma ntamwa. Niyo mpamvu Cedric genda cogora, niyo mpamvu nkomeye ndimo nsaba Imana nkayibwira ngo aho abandi basore bananiriwe undinde kuhananira. Haleluya. Aho abandi basore bacogore undinde kuhacogorera, aho abandi basore batayikuzo undinde kuhatarikuzo, aho abandi basore batari umuco undinde kuhatara umuco. Haleluya, haleluya. Aho abandi basore ubuhamya bwabo buguye undinde ubuhamya. Haleluya, haleluya. Kuko ikintu Imana nsanze yishimira umutima w'umuntu wari uciye bugufi ushenjaguye n'ijambo ry'Imana. Haleluya. Iyo ntekereje ngasanga ngeze mu kwa 10 ndahumeka umwuka w'abazima ndi muzi. Haleluya. Kandi abasore benshi bageze ahacigikirwa, ugiye rusoro rukareba wajya wibaza ngo mbese n'uyu muntu ari muri iserike.
Haleluya, haleluya. Ariko ndegera Imana, niyo mpamvu umuririmbyi yavuze ngo kubana na Yesu iteka nite. Haleluya, bidutera umunezero, byarangiza bikatwishimisha. Haleluya, niyo mpamvu mbanye nawe namwigera imbere akambwira ngo mwana wanjye nkongereye iminsi yo kuba. Haleluya, mwana wanjye ngo hagije uburame, mwana wanjye ndacyakurinze, mwana wanjye nzakubeshaho aho data na mama batabaye. Ndashima Imana ko ari yonyine ihabaye. Haleluya, ikambwira ngo mwana wanjye ndaguhetse. Ndashimira Imana ko iduhetse. Haleluya, haleluya. Ubundi igihe kirageze umuntu w'Imana akenerwe. Amen. Ntabwo Imana ikeneye abagabo bafite amafaranga menshi, ntabwo ikeneye abasore bafite amafaranga menshi, ntabwo ikeneye abagabo baguhisha ubutunzi bwinshi. Imana irashaka abagabo n'abasore bujuje umwuka wera. Imana irashaka abasore bari kugenda nayo, bagahagarara nayo, bakagenda nayo, bakabana nayo. Ntabwo Imana ikeneye abantu ngo abasore beza aho ya ubwiza ni mu mutima. Imana ikeneye abasore. Ariko yigeze ibwira yari ikintu gikomeye ari kuri uyu musozi, yari ngo yitegereje abahanuzi aravuga ngo ningiye muhanuzi ngenyine witeka isigaye. Iravuga ngo nubwo ukoze ibintu bikomeye ko kurananesheje kandi wanwaniye ishyaka. Iramubwira ngo rero Eliya tugenda gace, mfite abantu 7,000. Bivuze ngo Imana iracyafite abasore bakiyubaha, iracyafite abakobwa bakiyubaha, iracyafite abasore batarunabira Bayali. Amen. Iracyafite n'ababyeyi bakigwije ubuhamya badaca abagabo babo inyuma, irafite abagabo badaca abagore babo inyuma, ifite abasore badasama n'abakobwa badasama. Abo bantu muri stock yabo yayo irabafite. Ibi biri ngo ngo mbese ngo niba ushaka umusore ngo uzamwibyare ngo umukobwa uzamwibyare. Abantu bagendanye n'Imana bakaba mu bihe byiza byo gusenga. Imana y'amahoro ntabwo yadukoze so, ntabwo yaduterana, cyane ko nta n'ikintu kizajya kuba ku ntore zayo itakizimenyesheje. Kandi ntabwo izirengagiza ababyeyi babaye kukaraga iminsi, ntabwo izirengagiza abasore babaye kukaraga iminsi, ntabwo izirengagiza abapapa babaye kukaraga iminsi. Abo bantu ntabwo izabirengagiza, bari mu nzu y'Uwiteka. Ibigire Yosuwa iramubwira ngo ukomere ku mutima kuko njye Uwiteka uko nabanaga na Mose niko nzabana nawe. Imana y'amahoro iri kumwe nawe kandi izatugira neza. Nimuhumure, ije kudutabara kandi ije kuturengera, izatugirira neza. Nukuri Imana y'amahoro niyo yonyine ifite ijambo rya nyuma ku buzima bwacu. Imana y'amahoro ibereze umugisha cyane. Amen. Turawakiriye mu izina rya Yesu. Tunejejwe n'Imana kubw'ibyanditswe byera. Kandi dushimiye Imana kubw'ijambo ryiza ry'ubuhanuzi. Imana iracyafite abantu. Iracyafite abantu. Iracyafite abantu, nanjye ndabihamya ko ifite abantu. Tanga nimero yawe ubundi dusenga Imana. 0794 42 47 Imana twumve. 0794 42 47 wamamagara tugasenga. Ukeneye Cedric umushaka, iyo niyo nimero ye. Hanyuma tubibutse ko mwafashwe ryari official, tugira na gahunda zo gutekera abageni, tugira na gahunda zo gutekera ibirori, byaba ari iby'urupfu, byaba ari ibyo kwishima, anniversaire, ubukwe, ibiriyo. Umuntu ukeneye guteka mu rugo afite nk'abashyitsi benshi akavuga ati nta mwanya ndibone wo kubatekera, turahari kugira ngo tubafashe. Nimero yanjye ibirangwa kuri channel 07874178 07874178 ukamamagara cyangwa se ukanyandikira kuri WhatsApp tukabivugana, hanyuma tukazi iwawe tukagufasha gutegura ibirori byawe neza. Yesu abaho umugisha, Yesu abiteho, amahoro y'Imana bane namwe. Twatangiye dusenga n'ubundi reka tukwinginga dusengera Imana. Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Haleluya. Kandi ubwami bwawe buze, hanyuma ikintu ushaka kibe hano mu isi nk'uko kiba mu ijuru. Kuko nasomye muri ibyo arambwira ngo imisozi itararema n'isi itarabumbwa, uhereye kera kose urukohoze. Ntabwo uzahwema kugira neza intore zigutakira amanywa na nijoro, ntabwo uzahwema kutugira neza kandi no kuturambura ibiganza byawe. Twari turi imbere y'ubwiza bwawe, reka iri jambo ryawe n'umuntu wese ugiye kuryumva ntaba ari we cyangwa se n'uryumvishe rimukomeze, rimubere impamba, rimubere amazi amara inyota. Tubisabye twize mu izina rya Data wa twese. Amen.